Urubanza rukimara gukatwa ko Yesu agiye kubambwa, bazanye imisumari ndetse bafata Yesu baramuzana, mu gihe abandi bari babambwe ku musaraba, maze Yesu bamuciraho imyenda, bamufata bamushyira ku musaraba bamuhererekana. Ibyo byose byari kubw'ibyaha byanjye nawe, yemera kuzirikwa ari ukubera ibyaha byanjye nawe. Yari aje gukiza abantu bamushungereye ndetse bitegereza cyane ibyari biri kumukorerwaho. Ibi byose byari kubera urukundo rw'Imana, ndetse byari kugira ngo acungure mwene muntu wazimiye. Yarababajwe ndetse aterwa imisumari, ari ukugira ngo buri munyabyaha wese ahari yemere igitambo cy'i Kaluvari, yemere ko Kristo yamennye amaraso kubw'ibyaha byacu. Ibi byose byamubagaho byari kubera ibyaha byacu, ndetse ibi byose byari kugira ngo acungure mwene muntu, dore ko umuntu yavutse atandukanyijwe n'Imana, ariko Imana yari imaze gushyiraho, yari ishyizeho kugira ngo umuntu yongere kuba yakihuza nayo. Yesu yemeye kumanikwa azira ibyaha by'abantu, ndetse ashaka gucungura mwene muntu kugira ngo abashe kuzabona ubugingo buhoraho. Ibi byose rero Yesu yabikoraga kugira ngo buri muntu wese yihane, yabikoreraga kugira ngo buri muntu wese umugarukiye, umwemereye, azabashe kugira ubugingo buhoraho. Mu gihe abantu bavugaga yuko bishimye cyane bavuga ati nabambwe, igihe Yesu yari ari ku musaraba yabwiye Imana ati bababarire kuko batazi icyo bakora, kuko abantu ubwabo ntibari bazi icyo bakoze. Ariko Yesu kuko yemeye kumena amaraso kubw'ibyaha byacu, byari kugira ngo acungure mwene muntu, byari kugira ngo acungure buri muntu wese wemeye ko ari umunyabyaha, maze akemera igitambo cy'i Kaluvari. Kristo aba yiteguye kumubabarira ndetse no kumwezaho ibyaha. Ibi byose Kristo yabikoraga kugira ngo umunyabyaha wese ukeneye imbabazi ze, kugira ngo azabone imbabazi ziwe, ndetse yabikoraga kugira ngo umwizera wese atazarimbuka, ahubwo azabone ubugingo buhoraho. Byose Kristo yabikoraga kugira ngo umuntu wese ukeneye imbabazi ze, ukeneye ubuntu bwe, abashe kugira amahoro ya Kristo.